ونستعين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله تعالى تركم إزاء سمر جاتشو يا صوم رمضان تريبا حكم نية الصيام ibwiriza n'itegeko rigenga kugambirira muri siyam mu kwiyiriza gufunga. Yajibu ta'yinu niyyati as-sawm min al-layl qabla tulu'i al-fajr li sawm Ramadan. Ni ngombwa kugaragaza gushyiraho umugambi wo gufunga nijoro mbere yuko umuseke utambika wa alfajiri. Kugufunga Ramadan ibi bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga yuko gufunga bibanzirizwa no kugira umugambi wo kubikora. Icya kabiri ugomba kuzirikana ni igihe uwo mugambi ugomba kuba wawushyizeho. Ni mu ijoro ribanziriza amanywa y'umunsi wo gufunga ukwezi kwa Ramadhan. ويصح صوم النفل بنية من النهار. biremerwa gushyiraho umugambi mu gitondo kufunga uwiyiriza saumu igisibo kitari cya Ramadhan, igisibo cya sunna cy'umugereka. in lam yaf'al ma yuftir ba'da tulu'i al-fajr. Ariko uwasibye sunna umugereka gushyiraho umugambi ku manywa ni igihe aba atigeze akora icyonona asawmu, kuba ntacyo yariye cyangwa ntacyo yakoze tuzabona mu byonona asawmu. Aha twizemo yuko kugira umugambi wo gufunga saumu ari ngombwa buri joro ukawugira saumu itaratangira, kwiyiriza bitaratangira. Ariko yari igisibo cy'umugereka, iyo ushyizeho umugambi izuba ryarashe bwakeye, iyo ntacyo urafata cyangwa ntacyo urakora cyonona saumu ku gisibo kitari cya Ramadhan ho biremerwa. Ariko igisibo cya Ramadhan ugomba kurarana umugambi kugira ngo ejo uzabashe gusiba kwiyiriza. yasihu sawmu fardhi. yasihu sawmu al-fardhi bi niyatin min an-nahari. Ni ryari byemerwa kuba umuntu yashyiraho umugambi ku manywa kandi afunga yiyiriza igisibo cy'itegeko. idha lam ya'lamu wujubahu bil-layl. Nutamenye yuko ejo ategetswe gusiba. Urugero, kama law qamati albayinatu birru'yati fi athna'i an-nahar. Ni nk'igihe ibimenyetso bigaragaza yuko ukwezi kwabonetse utabibona nijoro, ariko ukabibona mu gitondo bigaragaza yuko ukwezi kwaraye kubonetse. fa innahu yumsiku baqiyata yawmihi. Ukibimenya uhita wiyiriza umunsi usigaranye wose. wala yalzamuhu qada'un. nta nubwo utegekwa kuzishyura. wa in kana qad akala. niyo waba hari icyo wafashe. Iyi ngingo turavanamo iki? turavanamo yuko
umuntu waraye umunsi wa mbere twafunze atamenye yuko ukwezi kwagaragaye, yagutegereje ntakubone, bugacya mu gitondo agahita abona ibimenyetso bimugaragariza yuko ukwezi kwaraye kubonetse, uwo munsi ari uwa Ramadhan, ako kanya ahita akomerezaho agafunga, niyo yaba hari icyo yafashe, kuko saumu ye itangirana n'icyo gihe amenyeye ukuboneka k'ukwezi. Man wajaba alayhi saumu naharan, undi tugiye kureba nanone ni wa wundi gufunga byabaye ngombwa kuri we bikaba ku manywa, kal majnuni yafiqu, nk'umuntu wari ufite wabanaga cyangwa se wari ufite uburwayi bwo mu mutwe bugakira ku manywa ya Ramadhan. Ni ukuvuga ngo yari afite impamvu ituma adategekwa gufunga, impamvu ye ivuyeho ku manywa ya Ramadhan, ubwo we nibwo abagitegekwa gufunga, ahera aho ngaho we agafunga. Kugambirira kwe ntago bigombera gutangira nijoro, ahubwo kugambirira kwe bitangirana n'igihe ategetswe gufunga, kuko aribwo agaruye ubwenge. Wasabiyu yabuluhu, cyangwa umwana muto ukuze igihe cye cy'ubukure kikagera ku manywa ya Ramadhan, icyo gihe nawe ntago aba ategetswe saumu yo kuyitangirana n'umugambi wa nijoro, ashobora kuyitangirana n'umugambi wo ku manywa. Wal kafiru yuslimu, cyangwa utemeraga Imana iyo abaye umuyisilamu, akiba umuyisilamu ku manywa ya Ramadhan, mu kwezi kwa Ramadhan, ahita afunga guhera aho ngaho, umugambi we ntago ugombera kuba yawuraranye. Haulai tujizihimu niyatu minan nahar, abo bose tuvuze bemerewe guciraho umugambi ku manywa, hina alwujub, ubwo biba bibaye ngombwa n'itegeko kuri bo gufunga kwiyiriza. Walau ba'da an akalu aw sharibu, niyo baba bariye cyangwa banyweye. Wala qada'an alayhim, nta nubwo bagomba kuzishyura uwo munsi cyangwa se ntibabitegetswe, kubera yuko mbere yuko baba abategetswe gufunga mbere yaho nta mwenda bari bafite ngo bazawishyure. Likulli muslimin, buri muislamu, fi salati, mu isala ye, wasiyami, cyangwa se gufunga kwe, buri musilamu afite mu gusari kwe, mu gufunga kwe, hukumu almakani alladhi huwa fihi, kugendera ku itegeko rigenga aho we ari. Fasaimu yumsiku wa yuftiru fil makani alladhi huwa fihi, ufunze yigomwa yiyiriza akanafungura bijyanye naho we ari. Sawaun akana ala sathi al-ard, yaba ari hejuru y'ubutaka bw'isi, aw kana ala ta'iratin fil jaw, yaba ari mu kirere, aw ala safinatin fil bahri, yaba ari mu nyanja mu bwato. Ni ukuvuga ngo we ahari agendana n'imiterere yaho n'ibirango byaho, akubahiriza saumu ye. Tumaze kubona ibijyanye no kugambirira no kumenya yuko ari ngombwa gushyiraho umugambi wo gufunga, aha turakuramo isomo rivuga yuko udashyizeho umugambi nijoro, umuseke ugatambika, abantu bagatangira gufunga, ugishidikanya utaremeza ko uzafunga. Batangira gufunga nyuma ya alfajiri,
wabitekerezaho ukavuga uti noneho ndabigambiriye sinigeze ndya, ubwo isomo yawe ntiyemerwa kubera yuko nta mugambi washyizeho mbere yuko somo itangira. Nibyo tuvana muri aya masomo. Ababyemerewe ni bariya twabonye bafite ziriya mpamvu, nko gukira uburwayi bwo mu mutwe, kuba umwana akuze muri icyo gihe, cyangwa umuntu abaye umuyisilamu. Ariko wowe wari usanzwe udafite izo mpamvu, wari utegetswe gufunga, ugomba kurazaho aniya, umugambi. Tujye kuri somu y'umuntu ukuze cyane n'umurwayi. Man aftara likibarin, uzafungura kubera ubukuru, mbese utazafunga kubera ko ari mukuru cyane atakibashije gufunga. Au maradin, cyangwa indwara arwaye, la yurja buruhu, indwara adateganya ko ikira. Muqiman, yaba atuye, kana au musafiran, cyangwa yaba ari mu rugendo. At'ama an kulli yawmin, agaburira kuri buri munsi atafunze, miskinan, umukene. Aha bivuze ngo gufunga kw'abasaza bamwe bakuze rukukuri batagishoboye gufunga, n'abarwaye indwara ya twibanire, baba batuye baba bari ku rugendo, ikibisimbura ni ukugaburira umukene bingana n'umunsi umwe bakwiye gufunga. Wayakfihi dhalika ani siyam, ngo bikaba bihagije kugaburira uwo mukene ani siyam, bigasimbura kwiyiriza yarategetswe mu kwezi kwa Ramadhan. Fayasna'u ta'aman bi'adadi al-ayyam allati alayhi, ategura ibiryo bingana n'iminsi agombwa kuzafunga. Wayad'u ilayhi al-masakin, agahamagara abakene benshi bangana n'iyo minsi akabagabanya ibyo biryo. Wa huwa bil khiyar, ariko afite no guhitamo. Insha'a at'ama an kulli yawmin bi yawmihi, yashatse buri munsi yari gufunga niwo atangiraho ibyo biryo. Wa insha'a akhara, niyashatse atanga ibyo biryo nyuma y'uko uwo munsi urangiye, ni ukuvuga ngo yabitanga mbere cyangwa nyuma. Ila akhir yawm, kugeza ku munsi wa nyuma agombwa gufunga. Walahu an yukhrija an kulli yawmi nisfu sa'in min ta'amin, ngo afite gutanga kuri buri munsi 1/2 cya sa'. Abamenyi batubwira yuko sa' ari igipimo kijya kungana hafi n'ikiro n'inusu, cyangwa se ikiro n'irobo. Ubwo nisfu sa', 1/2 cyayo ntagomba kukijya munsi, nicyo aha umukene. Wa yu'tihi lil miskin, iyo bagereranyije usanga ari nk'inusu n'irobo. Indi mas'ala, ikindi kibazo, man asabahu al-khiraf wa at-takhlit fala siyama alayhi. Hari indwara umuntu ashobora kurwara yo gutakaza ubwenge akavangirwa. Ntago umuntu aba yasaze, wayigereranya n'ibijya gusa nko guhungabana, umuntu agatakaza kontrole ye y'ubwenge ariko atazimiye. Bijya bibaho, izo ndwara zirahari, ku buryo umuntu atamenya ibirimo guhita n'ibirimo kuba, cyangwa se akavangirwa mu mutwe we. Uwo nawe ngo fala siyama alayhi wala kafara, nawe ntago ategetswe kwiyiriza, nta n'ikiru azatanga cyuko atafunze. Li'annahu marfu' anhu al-qalam, kubera yuko ikaramu ye yahagaze itandika. Ikaramu yandika ibyiza n'ibibi, kandi iyo idakora ubwo ntacyo ubugombwa, nta n'icyo ubutegetswe. Yahrumu as-sawm 'ala al-ha'id,
wanafasa kirazira gufunga kuri mu minsi ye y'ukwezi, wanafasa cyangwa se mu bisanza, ubwo ni abategarugori, iminsi ya haidh y'imihango. Gusiba kwiyiriza ni haramu. Bishatse kuvuga iki? Ntago bivuze ngo yemerewe kureka gusiba, ahubwo bivuze ngo ategetswe kureka gusiba abikoze abakoze icyaha. Niyo mpamvu bavuze ya harumu. Nukuvuga ngo umuntu uri muri biriya bihe bibiri afunze, sukuba kwiyiriza ko bitakwemerwa gusa, ahubwo yabakoze icyaha kuko akoze icyo yabujijwe. Wataqdiyani fima ba'd, ahubwo yishyura iyo minsi atafunze nyuma. Wa idha tahurata, igihe bazajya mu minsi y'isuku yabo, batakiri mu minsi y'uburwayi cyangwa se iminsi y'ukwezi n'iminsi y'ibisanza, barasubiranye isuku, nibwo bagira gute? Bishyura. Ariko noneho iyo isuku yabo ije ku manywa ya Ramadhan, urugero isuku ye ikaboneka mu gitondo cya Ramadhan, ese nawe yahita afatiraho agafunga kandi atararanye umugambi wo gufunga, atatangiranye sawmu n'igihe cyayo? Au musafiran qaddama muftiran, cyangwa se umuntu yari mu rugendo ariko agera iwe atafunze kuko yarabyemerewe, ariko agera iwe athna an-nahar, ku manywa, la yalzamuhum al-imsak, abo ntibategetswe gufunga. Bivuze ngo umuntu wari mu minsi ye y'ukwezi, umudamu wari mu minsi ye y'ukwezi cyangwa iminsi ye y'ibisanza, iyo tohara ye, isuku ye igarutse ku manywa ya Ramadhan, we yemerewe kuba yagumya akarya, ntagategetswe guhita akomerezaho ngo afunge. Cyangwa se umuntu wari mu rugendo ariko urugendo rwe rukarangira akagera mu rugo ku manywa ya Ramadhan, kandi we yari yemerewe kudafunga, nawe aba acyemerewe kudafunga, ntagakomerezaho sawmu. Bal yalzamuhum alqada'u faqat, ikibagomba, icyo bategetswe ni ukuzishyura uwo munsi gusa. Alhamilu walmurdi, utwite n'uwonsa, in khafata ala anfusihima, iyo afite impungenge kuri we ko nafunga byamugiraho ingaruka kuri we, umubiri we, au ala anfusihima wa waladayhima, cyangwa akaba afite impungenge kuri we no ku mwana we, uwatwite cyangwa uwo yonsa, aftarata, nabo bemerewe gufungura, kudafunga, kutiyiriza, fi Ramadhan, ku manywa ya Ramadhan, thumma qadata fima ba'd, nyuma bakazishyura iyo minsi batakiri muri ibyo bihe. Hukumu siyami fi safar, ibwiriza n'itegeko ryo kwiyiriza fi safari, kuri mu rugendo. Al afdalu, icyiza kiruta, lisaimi, kufunze, al fitru fi safar, nuko igihe ari mu rugendo yasiburuka, yafungura, yareka kwiyiriza mutlaqan, muri rusange niko itegeko riteye. Nuvuga ngo niba uri ku rugendo, byiza tutarebye izindi mpamvu, nuko wahitamo gufungura. Wal musafiru fi Ramadhan, uri mu rugendo muri Ramadhan, in kana al fitru was-siyamu bin-nisbati lahu sawa'un, ngiyo gufunga no kurya kuri we abona biresha ntacyo bitwaye, nko kuvuga ngo funze nta kibazo, nanariye nta kibazo. Fasiyamu awla, ngicyaruta nuko yafunga. Niba ubona urugendo ufite rutakubuza gufunga, nta na gato byagutwara, nta kikujena, nta kikugoye,
ariko nanone ukareba uti nanafunze nabyo nta cyangora, nako nanariye nta kibazo, ntabona ibyo ndya, icyo gihe uri mu bihe byiza bisanzwe, ngo al-awla ibyaruta nuko wahitamo gufunga. Wa in kana yashqu alayhi as-siyam, ariko gufunga niba byakubera ibiremereye nibigoye, fi safari uri mu rugendo, fal fitru awla, gufungura nibyo awla, nibyo byiza. Igihe urugendo rwawe rwakuvuna, ibyiza nuko utakwiyiriza. Wa in kana yashqu alayhi as-siyam fi safari mashaqqatan shadida, naho iyo bikugoye gufunga uri mu rugendo, mashaqqatan shadida, bikakugora bikakuremerera cyane, fal fitru fi haqqihi wajibun, icyo gihe gufungura bibaye ngombwa. Iyo gufunga ufunze bikuvuna, icyo gihe kurya ni ngombwa, ugomba kurya, ntabwo ugomba gufunga. Wa yaqdi fima ba'd, ukazishyura nyuma yaho ngaho, nyuma waravuye mu rugendo ukaba ari buzishyura. Hadithi ya Anas bin Malik radhiyallahu anhu iratubwira iti qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Anas nigaratubwira ati kunna, twabaga, nusafir, turi mu rugendo, ma'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, turi kumwe n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falam ya'ib as-sa'imu ala al-muftir, ntawagaye uwafunze ntiyigeze agaya uwaryaga, wala al-muftiru ala as-sa'im, n'uwaryaga ntiyagayaga uwafunze. Murumva aho tuvana iyo hukumu, ni ukuvuga ngo abantu bashobora kuba bari mu rugendo ari benshi, hakagira abafunga n'abarya, ntawe ukwiye kureba undi ngo amugaye kubera ko kuba uri mu rugendo. Ubwo burenganzira burahari busesuye, kandi buri wese nk'uko twabivuze afite ibimureba. Uwo byoroheye bingana impande zombi, ibyiza yafunga, uwo biremereye ategetswe kudafunga. Man nawa sawma thumma sama, umuntu uzagambirira gufunga, thumma sama, yarangiza agafunga akiyiriza, yashyizeho umugambi wo kwiyiriza, igihe kikagera akaniyiriza, fa ughmiya alayhi, nyuma akazimira, jami'an nahari, amanywa yose, au ba'dihi, cyangwa akazimira igihe gito ku manywa, ngo fa sawmuhu sahih, sawmu ye iremerwa. Ugize impamvu uzimira isaha imwe ufunze, urakangutse, cyangwa urazimiye wicuye nimugoroba abantu bafuturu, ariko mbere utarazimira wari washyizeho umugambi w'iki, wo gufunga, kandi watangiye no gufunga, somu yawe iba ari sahih, iba nta kibazo yagize. Man faqada shu'urahu fi Ramadan, uzatakaza ibyumviro bye muri Ramadan, wa ghayrihi, cyangwa atari muri Ramadan, ufunze n'indi somu, bi ighma'in, kubera kuzimira, au maradin, cyangwa bitewe n'indwara, au junun, cyangwa uburwayi bwo mu mutwe, thumma afaqa, nyuma akicura akagarura ubwenge, fala yalzamuhu qada'u as-sawmi, nta gutegetswe kwishyura uwo munsi utafunze, wa salati, cyangwa iswala zahise nta gutegetswe kuzishyura, li irtifa'i takalif anhu, kubera ko igihe wari wazimiye n'igihe utari ufite ubwenge ntago haba hari icyo utegetswe. Wa man faqadahu bi fi'lihi, ariko uzaba impamvu yo gutakaza ubwenge bwe no kuzimira, wa ikhtiyarihi, ariyo bihisemo akagira ibyo akoresha cyangwa yikora, thumma afaqa, nyuma akagarura ubwenge, lazimahu alqada, uwo nguwo agomba kwishyura isawmu n'isala. Ari ibyo wariye cyangwa wanyweye ubihisemo, uzi yuko byagutera icyo kibazo, ni wowe ugomba kwishyura, ni wowe ufite ibyo utegetswe kwishyura byagucitse. Man nawa sawma thumma tasahhara, umuntu uzagambirira gufunga, thumma tasahhara, nyuma akarya idaku, washyizeho umugambi wo gufunga ejo, idaku ikagera ukayirya, wa ghalabahu an-nawmu, ibitotsi bikakuganza, walam yastayqidh illa ba'da ghurubi shamsi,
agakanguka izuba ryareze, fasawmuhu sahihun, uw'igisibo cye kiremewe, wala qada alayhi, ntagategetswe kuzishyura uwo munsi. Ni ukuvuga ngo umuntu yashyizeho umugambi wo gufunga, arangije arya n'idaku rwose, ariko arasinzira yicura izuba rirenze, uvuga ngo umunsi wose w'amanywa wahise we asinziriye, isawmu ye rwose iba yemewe kandi ntagomba kuzishyura. idha akala almuslim, umusilamu uzarya, au shariba cyangwa akanywa, au jamaa cyangwa akabonana, nasiyan, byose byubakiye ku kuba yibagiwe, fi nahari Ramadan, ku manywa ya Ramadan, fasiyamuhu sahihun, sawmu ye ntiyangirika, kubera yuko uriye akanywa yibagiwe ko afunze ntabwo byangiza sawmu. idha ihtalama almuslimun, wiroteyeho, wa huwa saimun, afunze, fasiyamuhu sahihun, sawmu ye ntabwo yangirika kubera yuko abasinziriye. wa alayhi al-ightisal, ikimugomba nukoga gusa, wala ithma alayhi, nta n'icyaha afite. man kana maridan, uzaba arwaye, yashuqu alayhi sawm, gufunga bimugoye, wayadhurruhu, kandi afunze byamwangiza bikangiza ubuzima bwe, fasawmu alayhi haram, uwo gufunga ni haram, iyo afunze abona icyaha. ni ukuvuga ngo urwaye, muganga akakubwira ngo wowe nufunga indwara yawe ntizakira, cyangwa izatinda gukira, cyangwa se izangiza urugingo rwawe runaka mu mubiri wawe, icyo gihe wowe gufunga ni haram. walfitru wajib, kurya kuri we ni itegeko. wayaqdi fima ba'd, akaba agomba kuzishyura igihe azaba yarakize. al-afdalu lilmuslim an yakuna ala taharatin daiman, ibyiza nuko umusilamu ahora afite tahara, isukuye. wayajuzu ta'khir ghasl aljanaba, ariko biremewe, birashoboka ko yatinda koga ijanaba, wa ghasl alhayd, cyangwa koga isuku y'iminsi y'ukwezi kwe, wanafasa, cyangwa se uri mu bisanza, liman kana saiman, kuri wa wundi wari ufunze, ila tulu'i alfajiri, kugeza alfajiri ije. bishatse kuvuga ngo ni byiza yuko watangira sawm ufite tahara, ufite isuku y'ijanaba, ya haidi na nifas. ariko alfajiri isawm itangiye utarakora iyo suku, ntago byangiza sawmu yawe. wasiyamu sahih, sawmu yawe iba ari nzima nta kibazo. as-sunnatu liman arada safaran fi Ramadan, isunna ku muntu ushaka kujya mu rugendo muri Ramadan, an yuftira, nuko yafungura atakwiyiriza, inshaa, abishatse, idha faraka al-umran, ariko ahereye aho urugendo rwe arenga ahatuwe n'ahatuye. ni ukuvuga ngo nta gutangira kurya ukiri iwawe, ahubwo nuko urenga umudugudu utuyemo ugatandukana n'ahatuwe. waman aftara limaslahati ghayrihi ka inqathi ghariqin, umuntu uzarya agafungura kubera inyungu za mugenzi we, ibyo agiye gufasha abandi, ka inqathi ghariqin, nko kugira ngo urokore umuntu warohamye mu mazi, au itfa'in hariqin, cyangwa kuzimya umuriro, wa nahwihima fa alayhi alqada'u faqat, biremewe, ategetswe kuzishyura gusa. kaifiyatu siyamu fil biladi allati la taghibu anha shams, ni gute abantu, ni gute umuntu afunga, ni gute kwiyiriza mu bihugu bitarengamo izuba bikorwa bite? man kana yuqimu fi biladi la taghibu anha shams sayfan, abatuye mu bihugu izuba ritajya rirenga mu gihe cy'impeshyi, wala tatlu'u fiha shamsu shitaan, cyangwa se izuba ntirirase mu gihe cy'itumba. hari abantu bagira ibyo bihe byo kuba mu gihe cy'izuba ritarenga no mu gihe cy'imvura cyangwa se cy'ubukonje izuba ntirirase.
au fi biladi yastamiru naharuha 6 ashhur, cyangwa tuye mu gihugu amanywa ashobora kumara amezi 6, walayaliha kadhalik, hakazaza n'amajoro nanone amara amezi 6, au akthar, cyangwa birenze, au aqali, cyangwa biri munsi y'icyo gihe. Fa alayhimus salah, bo bagombwa iswala wasiyam, no gufunga no kwiyiriza, mu'tamidin ala aqrabi baladihim, bagendeye ku gihugu baturanye, yatamayazu fihi al-laylu min an-nahar, cyo gifite amanywa nijoro bitandukanye neza. Wayakunu majmu'uha 24 saa, bakagendera ku gihugu baturanye gifite amasaha 28 asanzwe. Fayuhaddiduna awwal shahr as-siyam wa nihayatihi, niho bahera bapima bemeza igihe gufunga batangira n'igihe gufungura, cyangwa se n'igihe basozereza gufunga. Bagendera ku kindi gihugu gituranye n'icyabo ariko gifite ibihe bisanzwe. Wa bad'il imsak wal iftar, igihe cyo guheraho bigomwa biyiriza cyangwa n'igihe basorezaho bafungura, hasaba tawqit dhalika albalad, bagendeye ku bihe by'icyo gihugu. Idha aqla'at at-ta'ira qabla ghurub ash-shams, indege ihagurutse izuba ritararenga. Wartafa'at fil jaw, yamara kugera mu kirere, fala yahillu lis-sa'im al-fitra hatta taghrub ash-shams, ntago wemerewe gusiburuka cyangwa se gufuturu izuba ritarenze. Nuvuga ngo kuba indege ihagurutse izuba rigiye kurenga, ubwo imaze kugera mu kirere wowe irimo ufungura ruko izuba rirenze. Man taraka sawma ramadan jahidan, harakomeye cyane, umuntu uzareka sawma ramadan jahidan kubera kwinangira, ntarwaye, ntashaje, ntari mu mihango, ntari mu bisanza, ntafite za mpamvu zose, si umwana muto, si umusazi, si impamvu zose nta nimwe afite, ni jahidan, we arapinze gusa, ntabishaka, ni ukwinangira. Liwujubihi, akinangira ati sawmu, gufunga ntago ari itegeko, kafara abahakanye. Waman taraka sawma tahawunan, naho uzareka sawmu utaziriza kubera utabyitaho, akasala n'ubunebwe, fala yakfur, ntago abahakanye. Watasihu salatuhu, ni swala iremerwa, lakinahu athimun ithman aziman, ariko abakoze icyaha gikomeye cyane. Imbere turaza kubona yuko niyo yashaka kwishyura bigoye, bitemera, ahubwo icyo cyaha ari icyaha kiremereye, gikenera na tauba iremereye cyane. Insha Allah ta'ala, ku cyiciro cya aniya n'icyiciro kijyanye na sawm y'abari mu bihugu bidafite ibihe tumenyereye bisanzwe, niho dusoreje aya masomo. Hagaza gukurikiraho ibintu byonona sawm, ni ibikurikira, ni ibintu 6 byo twabivugaho kugira ngo isomo rise nkaho ryuzuye neza insha Allah ta'ala. Icyambere cyangiza sawm ni al-akl wa shurb, kuvugiza icyurya cyangwa unyweye fi nahari ramadan, ku manywa ya ramadan. Icya kabiri al-jima'u fi nahari ramadan, imibonano ku manywa ya ramadan, imibonano mpuzabitsina ku manywa ya ramadan, ubwo sawm ihitangirika. Inzalu al-mani yaqidha bimubashara, kwirangirizaho yaqidha uri maso udasinziriye, kuko twavuze yo kwiroteyeho abasinziriye we ntago sawm yangirika. Uri maso bimubashara, ariko hari aho ukoze ku mubiri, wikinishije cyangwa ukoze ku mubiri wundi akabigutera. Au taqbil, cyangwa se nk'umuntu agasoma undi bikamuviramo inzal, kurangiza, sawm itangirika. Au istimna, cyangwa se wikinishije akarangiza, sawm itangirika. Au nahwiha, cyangwa se izindi mpamvu zatuma wowe ugira uruhari mu kwirangirizaho, byangiza sawm. Istima'ul ibri al-mughdiya lilbadani fi nahari ramadan,
gukoresha inshinge ariko zirimo igaburo ziraza amavitamine ziriya baguha nk'abaguha ibiryo ubwo na za serumu z'ibiryo birumvikana nabyo bihita byonona iki as-sawm kwiyiriza وهذه المفطرات يفطر بها الصائم إذا فعلها متعمدا ngibi byose byonona sawmu kubikoze abigambiriye aliman abizi neza ko byonona sawmu dhakiran atibagiwe yibuka li sawmihi yibuka kafunze icya gatanu khuruju dami al-hayd wan-nifas fi nahari ramadan kuboneka kwa haid kwa maraso y'iminsi y'ukwezi wan-nifas nibisanza ku manywa ya Ramadan no kuvuga ngo rufunze iyo damul haid ibonetse ubwo sawm iba yononekaye uwo munsi ugomba kuzawishura icya gatandatu wal iyadhu billahi imana igiturinde ar-riddatu anil islam kuba murtad guhakana imana guhakana ubuislam uvuze ijambo rihakana imana rihakana ubuislam ubwo sawm irononekaye ukimara kubivuga niyo watora shahada ubwo munsi wapfuye sawm yangiritse ubwo ibibaye imfabusa المفطرات ترجع إلى نوعين ibintu bituma sawm uyikuraho cyangwa se ibyo twakwita ibyo uriye bikuvana mu gufungura ngo biri mu byiciro bibiri dukhulu ashiya'in tufidu albadan وتغذيه وتقويه كالأكل والشرب وما يقوم مقامهما أو أشياء تضره كشرب دم والمسكر ونحوهما ibyo bintu bigukura mu kuba ufunze ukabufunguye ni ikintu cyose kikwinjiyemo kikagera mu mubiri kiwufitiye akamaro kiwugaburira kiwuha imbaraga waba ari icyo uriye cyangwa icyo unyoye n'ibindi bisimbura kurya no kunywa au ashya tadhurruhu cyangwa se ikindi kitagufitiye akamaro ahubwo cyakugirira nabi ariko ukinywa ukakimira ngo nk'abanywa nk'amaraso uko ni mabi afite ibyo yangiza cyangwa se abanywa ibisindisha icya kabiri khuruju ashiya munhikatu liljism n'ibindi biva mu mubiri noneho nuvuga ngo ibituma ufungura hari ibyo ushyira mu mubiri hari n'ibiwuvamo ariko biwuhungabanya mudhifatu lahu biwambura biwuca intege fataziduhu du'fan ila du'f bikawongerera intege nke ku zindi ntege nke wari ufite kata'ammudi al-istimna nko kugambirira kwikinisha bikakuviramo kuko ni ibikuvuyemo wadami al-hayd n'amaraso ava mu mubiri w'umuntu kubera imihango wa nifas ngo iri somo rishaka kutwereka yuko ibituma wowe ufungura hari ibyo wowe urya ukabura bimize ubikize mu mubiri bigufitiye akamaro cyangwa se n'ibitagufitiye akamaro hari n'ibiva mu mubiri wawe biri muri biriya byiciro tubonye byagira akamaro cyangwa bitagira akamaro insha Allah ta'ala numva isomo ryacu riza gukurikira turaza guhera kuri hukumu man samiya adhan al-fajr wal inaa fi yadihi itegeko rireba umuntu wumvishe adhan yicaye ku isahani arimo kurya al-ashya'u allati la yufsidu biha as-sawm kathira n'ibindi byinshi bitonona sawm birahari hari ibintu byinshi bitangiza sawm abantu ariko
bitiranya ko byabangiriza gusiba kwabyo bo insha Allah ta'ala byo ni na byinshi. Ahasigaye tukazareba kafaratul fitri bil jima' fi nahari Ramadan, ikiru cy'umuntu wangije sawmu ye kubera imibonano ku manywa ya Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala adushoboze amasomo akurikira asigaye agera kuri 2 cyangwa 3 nayo azagende neza, tube turangije amasomo yacu twateguye ajyanye na sawmu Ramadan. Wa sallallahu wa baraka ala sayidina Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.